Abavandimwe ndashaka kuvuga ku tuntu tubiri hangaha. Hari ikintu kimwe kijya kimbabaza cyane kidasiba kumbabaza, n'ikindi ndavuga ku bintu bigendana n'abana cyane cyane bijya mu biruhuko. Ndababwira ukuntu abana mu biruhuko niyo bategura umwaka uzaza kandi bakawutegura neza. Ndababwira ku rugero rwanjye, ariko mbabwire kwanza ikintu cya mbere kigendana n'ubugingo. Akenshi dukunda gufata amadini nkaho ari urubuga rw'imipira aho dufana za Manchester, za Chelsea, za Mumaranga FC, ikipe nkunda cyane n'izindi, ariko tukibagirwa yuko ko idini ntabwo aba ari ikintu kiri emotional. Idini ntabwo ari ikintu kiba emotional, idini ni ikintu kiba rational, kandi ibintu biri rational akenshi bikunda kuba challenging. Ari ukuntu tujya dutekereza, sinzi ko wowe ukurikiriye video nawe bikubaho aho utekereza ngo iyo nshizeho urambi uto ukuboko n'umuntu wambara neza, umupasiteri utwara imodoka nziza, ufite urusengero runini, umuapostre, umubisho, murayazi y'amatite yose biha wakumva yuko ko uri andambitseho ikiganza niwo mpita numva ameze neza, mpita numva ngewe ari ikintu kimwe nanya nemera nacyo kuriye. Bari abantu ba apotre, ba apostro, bari bose na numwe ushobora guplayinga role ya Yesu. Ari impamvu yapfuye kandi aravuga ngo ni ngewe inzira y'ukuri iganisha mu ijuru, niwe. Ariko bari abantu yego kugira nabo relationship iri spiritual ni byiza, ariko tujye twirinda kuko reba umupotre aho cyangwa apotre arimo kugendera mu modoka $1,000 y'amadolari cyangwa $50,000 ishobora kubakira abantu 5 amazu, kandi bamwe muri bo barayinjira muri rusengero rwabo rwarundi rwabo, akagenda kuba ngo tugiye kubaka urusengero rwa tari, mutange contribution. Arimo barakora contribution gufasha umuntu w'umukristo uri hariya ushonje. No kubona igitenge biragora, no kubona aho kuba bikagorana, ariko ukagenda ugatanga contribution. Mbivuze ibingibi kubera ko ari umuntu wanyohereza akavideo ngo kaba profete. Ngewe abaprofete sinjya bemera, kandi kutemera abaprofete nimba ari byo bizambuza kujya mu ijuru, Imana izambabarira. Kuko ni ibintu bimwe tujya urashaka kugira ngo umenye iby'ukuri ibintu relation yawe n'Imana, ushaka kugira ngo umenye neza, soma Bibiliya. Reka kwemera. Kenshi usanga twemera abapotre n'ababishop bari bose biyita ngo bashumba, tukabemera kurusha n'ukuntu twemera Yesu, ukasanga twara bareplacenze Yesu. No, nagaruko nko byakaho bugenda. Soma byanditse mu Efeso 5:1. Sinde bibikubwira, bisome nawe. Soma byanditswe muri Imigani 19:17. Aho ngaho ni uburyo ushobora kwiyubakira neza relation zawe n'Imana. Soma ibyo Yesu wenyine yivugiye. Matayo 25:35. Isomo rirura cyane batajya bigisha, ariko reka nze kubabwira by'abana. Iyo ngiye sincyakubeti ndaho, ariko nashaka kubwira wowe wumva ujye wirinda. Ntukajye wemera buri umuntu wese hariya ngo yambaye ikoti ryiza, twara imodoka, afite urusengero rwiza, kurambika ukuboko. Kuriya kurambika ukuboko guturuka mu bwirasi gushobora kukuberaho umuvumo. Njyambwira abantu sure baba pastori babandi baba mu biturage batagira inkweto zarahengamye, batagira amakoti, batagira iki. Uri ashobora kuba afite imbaraga z'Imana ziruta uyu nguyu wundi wiyita umukozi w'Imana. Imana itubabarira. Video ya kabiri ndababwira ku bintu bigendana n'abana muri vacances, ibintu byiza uburyo byagufasha n'ubuntu, nagara amafaranga. Ndaba link mwenyene mu byikurikirane, kandi ngewe byamfasha no kubana abandi, kuko abana kenshi tubagaburira ibitunga ibi. Umwana wanjye ni mwiza, umwana wanjye ni yambara neza, ariko ubwiza bw'umwana bwa mbere, how healthy your child is here, that is the most beautiful things. Nuko bimeze nawe utaha.